kuvuga biri kwanga kubera ikibazo umuntu aba yahuye nacyo nyine tu, ibintu ubuzima bukanga bukagenda nabi, ariko ndahamya ko wenda, ako sinzi. Nitwa Vali, mfite inkuru hano yanjye yambayeho na n'ubu ikiri kumbaho, ni inkuru ibabaje cyane, ndashyika ko nawe yagukora ku mutima ukabasha kuba warira. Utanarize waba ufite n'ubugome bwinshi, waba utagira umutima, kuko buriya njyewe nasoje amashuri ya segonderi mu mwaka wa 2024, nibwo nashoje, nize kwigisha, nize icyo bita TTC, kwigisha abanyeshuri nyine kuba umwarimu, ndarangiza bisanzwe, sinabashije kubona amanota yo kwiga kaminuza ngo nkomeze, ngerageza kwa apurayinga ngo mbe umwarimu ahantu henshi biranga, nagerageje ahantu henshi cyane. None igitangaje kinababaje cyane, leta yasohoye itangazo rivuga ko umuntu wese uzaba umwarimu cyangwa se uzigisha muri pirimeri honyine, azajya afite impamyabushobozi cyangwa se impamyabumenyi ya kaminuza, ubwo ni A0. Urumva ni ibintu bibabaje cyane, nkatwe twize TTC twiga mu mayitiri, tuvuga ati turarangije tuze tuba abarimu, ariko ni ibibazo, ni intambara, mbese ntabwo byoroshye, amarira ni menshi, kwiga kaminuza imyaka 4 nabwo ntabwo wapfa kuyibona, ibyo nize kuba umwarimu sinabona n'akana nakwigisha hano wenda ngo nkigishe kajye kamba n'ibihumbi 10 ku kwezi. Mubireke, ni amarira gusa mwana, amarira gusa.